transformer yawe niba hano uhinjiriza volt 220 ubwo iyo yabaye step down. Ngo hakaza kuri Kitahita Menya TV niba Rwanda igeze kuri channel, kanda subscribe, like, share ndetse ujye muri comment utanga ama idea. Gusa nabazaniye na WhatsApp group ushobora kujyamo mukajya musharinga ama idea kubera ko hano harimo aba professional barenze cyane narabibonye. Gusa ariko harimo n'abandi bakira aba beginner, rero byabyiza muhuriye muri iyo group no mukanya mutangira gusharinga ama idea kugira ngo noneho twese tuzamukire rimwe nk'abantu bari mu muryango wa professional Kitahita Menya TV. Uyu munsi hari professional atubajije ngo ni gute ngo wakora step up transformer ngo yongere umuriro ukoresheje diode. Igisubizo cya mbere hano namuha nuko diode ntabwo yongera umuriro. Diode zikoreshwa mu bintu byinshi ariko diode ntabwo zongera umuriro. Ahubwo hano ngiye kubereka ibintu bishobora kugenderwaho ukora step up transformer. Ntabwo ari ibintu byinshi gusa ariko n'utuntu twigenze ugomba kumenya kuri transformer kugira ngo umenye ko igomba gukora nka step up cyangwa se step down. Hano dufite transformer ifite primary coil nini, ikagira secondary coil ntoya. Ngira ngo urabona ukuntu kano ga secondary coil kangana. Rero hano transformer tuyifashe gutya, angaha tukagira input. Nabwiye ko aka kantu gutya kaba gasobanuye input. Hano tukagira input, hano tukagira output. Iki gihe transformer yacu izaba step down kubera ko iri kwakirira ahantu kuri no coil nini niho ari kwinjira umuriro, kuri iyi hakaba ariho hasohokera umuriro. Iri kwinjiza umuriro mwinshi nijya gusohora sohora umuriro mukeya. Rero ibanga ryo gukora step up nta rindi. Mu gihe ufite transformer nk'iyi ngiyi, kugira ngo muri kuyibona, iyi ngiyi ni metal core transformer. Niba muri kuyibona iri tukunye gushininga somehow. Iyi ngiyi ni transformer ya metal core cyangwa se AC transformer cyangwa se linear transformer. Iyo ufite transformer nk'iyi ngiyi ukaba uri kuyita step down, ukavuga ngo njye nkeneye kuyigira step up, ntago uyifata ngo hamburemo izi nsinga zirimo imbere. Bibaye byiza hano kuri output yabisohora n'ubundi umuriro usanzwe ufite. Kuko urugero ushobora kumbwira ngo mfite volt 12 za AC. Urumva izi ni volt ariko zifite n'ama frequency, ngo ntaho nitaye ku bantu zikuye kuko AC ziva ahantu hatandukanye. Bishobora kuba ari, ushobora no kuba wafata urugero kugira ngo unakore n'iyo pratique nabyo ushobora kubikora. Ugafata transformer ya step down ikaguha hano 12 voltage. Simaze ko 12 voltage ariko nk'umuntu professional uri muri experiment ushaka kugerageza ngo rero noneho step up zo zikora gute, ugatanya ugafata icyo gihe uhita n'indi transformer ziba ari zimwe. Ikintu ukora ni vice versa, ufata transformer ukayicurika. Iyo icuritse, niba umuriro winjiraga hano ugahita uyicurika ukawinjiriza hano, nayo akamaro kayo gatagahinduka. Niba transformer yawe yari step down, mu gihe imeze gutya, iyi transformer yifasha ukayicurika ihita iba step up. Nta kindi cyabaye nuko ufata transformer yawe ukayicurika ahari kwinjira umuriro ukahindura akaba ariho waza gusohokera umuriro. Ahangaha transformer yawe bamaze kuyihindura. Dore nk'ubu wenda impamvu ntigeze mbitindaho cyane, wenda njyaho nzane na multimeter dupima iyi ngiyi, nuko iyi ngiyi yo urabona hano ifite insinga ebyiri, nyine ifite imitwe ibiri. Yego nibyo, ariko hano ikagira indi mitwe myinshi. bitewe nuko iyi transformer yakoreshwaga mu cyo twita UPS nzabereka izo arizo n'ibyo zikora.
iyo ntago iteye gutya nkuko tubishaka. Nzabereka izindi transformer ziteye kuriya, ushobora no gupima na appareil cyangwa se multimeter ukabasha kuba wabibona. Rero niba katwimagine ko hano dufiteho insinga ebyiri zonyine, dufite izi nsinga ebyiri gutya. Transformer yawe niba hano uhinjiriza volt 220/12, ubwo iyo yabaye step down. Uramutse uhindukije hano ugahita winjirizamo volt 12 za AC, urumva zifitemo frequency. Hano itangiye gahita gusohorera 220. Nta n'ikindi kintu rwose cyo kwirirwa gutekereza. Iyo icuritse ihita ihindura mode yakoragamo. Nibwo yari step down igahita ihinduka step up. Naho ibyo kuvuga ngo diode byo njye kongera umuriro, reka ninzakora ama research yandi nkareba. Gusa diode ntago yongera umuriro, ahubwo diode wenda iki ishobora gukora, diode ishobora kuba yabyara umuriro bitewe n'iyo ariyo. Ko hari nk'izo twita photodiode. Izo photodiode ziba zijya gukora zikora nko kuri imirasire ikora, imirasire y'izuba, panneau solaire. Photodiode yakira urumuri, ubundi yo igatangira igakrea umuriro. Ubwo ni kimwe n'uri na panneau solaire. Ariko tukagira noneho izindi transformer nazo ziba ari metal core, cyangwa zishobora no kuba ama ferrite core chopper transformer, zifite winding imeze gutya. Sinzi niba narigeze kubibwiraho. Ifite winding imeze gutya kuri primary, kuri secondary ikaba ari step down, ariko ikagira icyo twita center tape, ikaba imeze gutya. Urabona mu by'ukuri iyi winding hano ni steel kuruta hano, ariko iyi hano ikaba ifitemo umutwe hano hagati. Ubwo hano niba dufite volt 12, ubwo nizo hano tugiraho 0 volt, hano tugiraho izindi volt 12. Nkuko nababwiye, umuriro w'isi ntabwo ugira polarite ngo ni positive ni bira bya positive na negative. Tugira voltage na zero voltage. Iyi ngiyi tuyita center tape transformer. Rero iyi transformer iteye gutya niyo ya transformer ushobora kuba wakoresha mu buryo bworoshye, ahubwo ukora ibyo twita step up. Dore ukuntu bikora. Ufata circuit twita inverter. Iyi inverter ushobora kuyubaka mu buryo bugiye butandukanye. Nzabereka ama inverter tugenda tubona n'ahagenda akoreshwa kugira ngo tubashe kuba twakora step up process. Hano ufata battery, positive na negative, umuriro wakwinjiza hano muri inverter. Ubundi hano muri inverter ugahita usohoramo umuriro. Hano tusohoramo imitwe itatu ijya kuri ya center tape transformer. Ubundi transformer yacu igahita igukorera umuriro wuzuye. Urugero ushaka kuba 220 voltage za AC. Sinzi niba ahantu bino bintu bigaragara. Urabona iyi battery yari ifite volt 12 zinjiye muri inverter ihita izinjiza muri no center tape transformer. Bivuze ngo ubundi iyi inverter kubera ko battery twabonye ko ibika umuriro wa 12. Iyi battery iyi ngiyi nyine dufite hano ibitsa umuriro wa 12. Iwoheje muri inverter ikintu cya mbere igomba gukora ni uko ibanza ikawuha icyo twita ama frequency, kubera ko mwabantu mwereka mbabwire ntago umuriro udafite ama frequency ushobora kujya muri transformer ngo ngire usohokemo. Singiyi transformer sifite ko hano winjije umuriro udafite ama frequency wahera hano ntago waharenga, ahubwo ikintu gukoze ni kimwe, ubukereye ibyo twita fixed magnet. Nkuko twabonye frequency ziba ziri kuvuka
kugira zivuka hari kubamo magnet ariko zihinduranya ibimenyetso. Frequency nazo zikaza zifite ibimenyetso bigiye bitandukanye, urumva ziba zifite positive negative positive negative, izamutse jibaye positive yamanuka hasi kahita iba negative. Rero na hano naho igezemo ubundi bino bintu bijya kumera nk'ibyigi n'inkoko. Iyo yinjiye muri no coil ikajya ijyamo, kuko urumva niba ari positive negative, ubwo positive ibiza gutya yahinduka negative gatongera gasubirayo. Rero iri kuza gutya yongera isubirayo, izongera isubirayo, izongera isubirayo, ni nako kere ya magnet zihindagurika, zisubirayo zigaruka, zigasubirayo zigaruka, zigasubirayo zigaruka. Izo magnet rero nizo zitazibasha kongera gukereya indi current mo hano muri iyi secondary winding. Rero mu gihe udafite umuriro ufite frequency, ntago ushaka kuza ngo urenge iyi ko. Iyo mvuze ko mvuze ibi byuma, iki cyuma kizengurutseho gutya, iki cyuma iyo ko mukibona gutya kiba giteye mu buryo. Iki cyuma cyo giteye muri ubu buryo, urabona kimeze nk'aho gikoze uruziga, ariko hano harimo undi murongo turasamo gutya, ari nawo izi nsinga zizengurutseho, insinga zinyuramo hano ziba zizengurutseho zikaba zicamo hano gutya paka zigakora umubyimba uri buze kuzura muri kino cyuma gutya, niko ziba zimeze. Rero hariya n'ubundi iyo magnet zivuka zisirikira muri bino byuma gutya. Ubwo nanone umuriro wakongera ugahindura ibimenyetso, kuri ya frequency zo zihindagura ibimenyetso, ubwo magnet zongeye zikigarukira gutya. Niko izi magnet ziba zikora. Noneho iyo haje umuriro rero udafite frequency, ngo ndavuga DC, uvuye muri battery direct ugatawinjira muri transformer, uraza nta kindi kintu uhita ukoramo, uhita nyine ukiriya magnet, nimba zifite no direction zitazikwamira aho ngaho. Nzayibereka niduhambura relay indi kubereka uburyo inductor zikora n'uburyo izi transformer zikora, ariko ho urumva nzaba ndi kuberekera kuri fixed magnet. Nzashyiramo DC ubundi murebe ukuntu koko magnet ihita ivuka muri iki cyuma. Magnet ibasha kuvuka nyine nawe ukabyibirebana n'amaso ku magnet koko yabaye. Noneho iyo izo fixed magnet zivutse, bitewe nuko zo zitabasha kuba zahindagura ibimenyetso, nta nubwo magnet itahindagura ibimenyetso, nta nubwo ishobora gutuma hano haza kubamo indi current yavukamo, cyangwa se movement of electrons, ntago bishobora kuvuka mu gihe magnet nayo iri fixed. Kandi ikindi kintu mugomba kumenya, buriya ikintu cyitwa current na magnet ni nk'igi n'inkoko. Hano dufite ibintu bibiri, current tukagira na magnet. Ibi bintu bibiri ni nk'igi n'inkoko. Wakubaza ngo ni igiki kibyenye cyangwa se ngo ni igiki cyaje mbere, ushobora gusanga bigoranye kubisubiza. Ni wakubaza ngo ari igi n'inkoko n'iki cyabanje kuza, nyine nabyo ubumva ni ibintu bifitemo confusion kuntu, kuko birabanza magnet irabanza ikabyara current nayo ikaza ikabyara magnet ikongera ikabyara current, gutyo bihora mu ruziga gutya bibyarana, kimwe kibyara ikindi nacyo kigatanyura kikabyara ikindi. Kuko ngo twabibonye kuri alternator ifite magnet ikayikaraga mu bizinga by'insinga bikarangira havutsemo current ikagenda yagira hirya bashyira muri transformer nayo igatanyura igahitiremamo magnet zikivuka nazo zigatonyera zirema indi current, gutyo nyine bigenda bibyarana gutyo. Kandi niyo bigeze n'ubundi mu maradiyo yacu cyangwa televiziyo yacu n'ubundi ntaho bijya, kuko wenda ntago nk'amateleviziyo y'amo flat cyangwa se hari n'amaradiyo nayo ajya bigira, udashobora gusangamo nk'ino transformer isanzemo gacupa transformer. Chopa zo ziba ari ntoya. Hari video nakoze igaragaza amacopa n'aya ngaya n'izi transformer, nzayibereka
chopper ziba ari ntoya, ntabwo chopper ntabwo wayinganisha gutya. Ubu ngubu uramutse ufashe chopper ingana gutya nk'uko iyi ngiyi ifite gutya, iyo chopper umuriro yabirekura waba ari umuriro nanjye ntabwo ubwo nzi ukuntu nawita, kuko chopper zo zigira ingufu nyinshi cyane kuruta izi ngizi. Gusa nuko wenda biba bifite nyine ahantu bigiye bitandukaniye, nko kuba bimwe biramba, ibindi ugabona ntibiramba, cyangwa se bimwe ukabona nkuko nk'ingiyi iyo dushaka gukora ibintu lightweight, ibintu byoroshye mu buremere, iyi ngiyi duza tuyishyira ku ruhande dufata chopper. Kuko chopper cya mbere iba ari ntoya, kandi ikindi iba ifite high performance, iba ishobora kubyara umuriro mwinshi kandi kubona uri gatoya. Rero nyine nibyo nabwiraga, n'ubundi no muri chopper transformer nta kindi kintu kiba, naho ni ibingibi. Kuko iyo muri chopper twohejeho umuriro, naho twoherezaho umuriro tukabona ama frequency kugira ngo uze kubasha gusohoka. Transformer ntabwo ishobora gusohokamo umuriro udafite ama frequency, nongera ibyo bintu bisubiremo. Ndizera ko uyu muntu wari waje iki kibazo cy'ukuntu wakora step up transformer asubijwe. Step up transformer na step down ni transformer zimwe, ahubwo wowe ugiye kwikoresha nawe wigenera iki giye gukora. Naho kubijyana na diode ntabwo yongera umuriro, ahubwo dushobora kubona ngo diode zishobora kugabanya umuriro, nk'izo bita Zener diode. Hari igihe bazikoresha nka voltage regulator. Voltage regulator ni ukuvuga ngo iyo tuvuze ijambo voltage regulator, byanditse gute? Voltage ijambo kuryandika regulator, kambyandika gutya. Iyo tuvuze iyi voltage regulator ni device ushobora guha umuriro runaka, ubundi ikagusetingira constant output. Voltage regulator ukuntu bishobora gukora, niba ufite voltage regulator ushobora kuyiha wenda volt 13 volt, yarangiza agati gusetingira icyo twita constant output. Gusetingira constant output igahita iguha constant 5 voltage. Mu by'ukuri uyihaye voltage 13, ariko yo isiguha 5 voltage kandi zitajya munsi zitajya no hejuru. Iyo ngiyo iba ari voltage regulator. Rero hari ubwoko bw'amadiode nabwo ushobora gukora nk'ama voltage regulator, kimwe nuko hari n'ama IC nayo abikora. Ama IC nibyo twita integrated circuit. Tuzayiga nitumara kwiga semiconductor, tukiga n'ama transistor, ngo tuzatumenya ama IC. Gusa ikindi ikintu nyine ugomba kumenya ni kimwe, nuko nta diode yongera umuriro ibaho. Ubwo kireka ninkora ama research nyuma wenda nkaba nayibona, nabwo nzaza mbibabwire. Nshimira aho twabanye, isomo rikaba rigeze ahangaha. Ugireba iyi video, niba waba utarakora subscribe waba warakerewe, dore abandi ubu ngubu tumaze kugira sub 1000. Nshimira n'abantu bose bamaze gukora subscribe kuri uyu muyoboro mugari wa Titan Menya TV, n'abandi mwacikana mwese muyikande, ubundi mujye mwirongera ubumenyi hano. Kandi muri description nashyizemo group ya WhatsApp, ushaka kujoininga mugahuriramo n'abagenzi banyu, mukashaka bagenda musharinga ama idea, kuko buriya umutekinisiye cyangwa se umuprofessionnel buriya ikintu cyo kiza nuko atigira. Biba byiza yo afite team wakanyina, afite team bakorana, kubera ko buriya n'ibintu bijya bibaho ukabuza ibintu, ariko wagira kuri tele bitewe na complexe wagize, cyangwa se hari ukuntu wapanitse, wenda uje umukiriya muvuganye nabi, ufashe televiziyo irahambuye cyangwa ufashe radio irahambuye, bitewe n'iyo panike ugasanga n'ibintu ugiye gukora urabyibagiwe, cyangwa se nyine ukuntu biri kunanira kandi we ari ibintu uzi neza kandi uzi no gukora. Rero icyo gihe ikintu kimwe uhita ukora nk'umuprofessional, ushobora guhita uhamagara umuntu. Buri muntu utari kuri tele aba afite ibitekerezo byinshi. Ni ukuri bavuga nyine, bamwe ujya kumuguma ngo uzashora amafaranga, abandi bazana ibitekerezo. Buriya banza sinzi ntaho nzano bihurira kuba washoye amafaranga ibitekerezo bikabura. Nyine gusa biriya byo niko bimeze. Iyo wumva nyine wapanitse uri kuri tele, ibyiza ushaka umuntu utayiriho kugira ngo aguhe ibitekerezo, kubera ko nyine bari gutekereza mu buryo bwagutse kurenza wowe uri kuri tele. Rero nyine urumva ujya muri group ya WhatsApp, urumva ni ibintu byiza, kubera ko uhita ujya muri community y'abatekinisiye, ku buryo akabazo kose ugize ushobora kubaza bakagusupportinga mu gihe wenda waba wabyibagiye, cyangwa se ukaba ari ibintu utari kumva. Rero nshimira buri umwe wese
ugejeje video aha ngaha again. Duhure muri video z'ubutaha. Kanda like wana sub yo ni akantu kawe ugomba kuba waribitseho, niba utarakibikaho waba warakerewe. Ubundi duhure muri video z'ubutaha. Ciao.